ibindi ndabizi araza kubivuga nawe nakejuru Bibiliya Imbabazi Jean Bosco uraturisha mwaduha ikaze muri gahunda yo kurara. Murakoze cyane namwe Imana ibamugisha kandi gahunda abana bategurira banezeze mu izina rya Yesu. Glory, glory.
bapfukamye bigusabye cyane fasha mwami Yesu ngo ndusheho kugukunda.
mbere na mbere ndashimira korali kubera ko ni umubwiriza wa mbere utubanjirije. Ubundi ndashima Imana kubera ko navukiye mu itorero nkavuka nisanga mu itorero, mbese haba harimo abantu bashima Imana nkanjye. Niba barimo bazamura ikiganza. Barimo rwose benshi baba bashimira Imana ko batigeze bavukira ku muhanda bakisanga mu itorero. Rero titire y'icyigisho iravuga ngo ite ku izina ryawe. Hano hari ibihamya bigaragaza ko abantu benshi bigeze kwita ku izina ryabo. Turabibonera muri Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 3 igice cyose. Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 3 igice cyose. Haravuga ngo duhereye ku gice cya 3, nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisiraheli bo mu miryango umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge ahubwo b'abanyaburanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge bwose, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Umurongo wa 5, nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere mu myaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Umurongo wa 6, nuko muri abo bana b'Abayuda hari harimo Daniyeli, Hananiya, Mishayeli na Azariya. Nuko umutware w'inkone abita amazina. Daniyeli amwita Beluteshazari, Hananiya amwita Saduraka, Mishayeli amwita Meshaki, Azariya amwita Abedenego. Umurongo wa 8, maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywagaho, ari cyo cyatumye yinginga umutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Murumva ko hano ku murongo wa 8 Daniyeli yagambiriye mu mutima we kugira ngo atiyandurisha ibyo kurya by'umwami n'umusa wa vino. Maze kandi Imana yari yaratumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati, ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba mukize mu kaga ko gutera umwami kunshi igihanga. Umurongo wa 11, nuko Daniyeli aherako abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya ati, ndakwinginze abagaragu bawe baduhe ibishyimbo mu minsi 10 aba ari byo turya, uzabone gusuzuma muri iyo minsi 10 nishira. Maze aba basore uko ari 4 Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga, kandi Daniyeli niwe wari umuhanga mu bandi basore hamwe na bagenzi be. Nuko tujya ku murongo wa 14, nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza mu minsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza kandi habyibushye kuruta abandi basore bajyaga ku byo kurya by'ubwami. Nuko icyo gisonga kibakura ku byo kurya byabo na vino bari bakwiye, akajya abaha ibishyimbo. Murumva ko aba basore uko ari 4 bariye ibishyimbo barabyibuha, abandi basore bajyaga ku byo kurya by'ubwami ntibasagana na Daniyeli
na Hananiya na Azariya na Mishayeli. Kubera ko bo baryaga ibishyimbo bakanywa n'amazi, ariko abo bandi basore baryaga ku byo kurya by'ubwami bakanywa na vino. Impamvu Daniyeli na bagenzi be banze kurya ibyo kurya by'ubwami ni uko habaga harimo ibizira, kandi bo basengaga Imana yo mu ijuru, bari bazi ikizira n'ikitazira. Umurongo wa 17, maze aba basore bane uko ari bane Imana ibaha kujijuka no kuba abahanga mu byo bigishwa byose no mu by'ubwenge bwose, ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekeranye byose no gusobanura inzozi. Nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari. Ishize umutware w'inkone ajya kubamurikira. Bahageze umwami aganira nabo, ariko mu bandi basore ntihabonetsemo uhwanye na Daniyeli, Hananiya, Mishayeli na Azariya. Nicyo cyatumye abagira abakozi be mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga. Yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye inkubwe 10. Nuko Daniyeli agumaho ageza ku mwaka wa mbere Kuro ari ku ngoma. Aha murabona ko abasore bane bise ku izina ryabo banga kurya ibyo kurya by'umwami kugira ngo batiyanduza, abandi kandi barabiriye bo ntibigeze babyibuha nkabo. Tujye muri Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 8 tugeze ku murongo wa 25. Duhereye ku murongo wa 8. Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 8 tukageza ku murongo wa 25. Uwo mwanya Abakaludaya baza kurega Abayuda, babwira umwami Nebukadinezari bati, Nyagasani Nyaguhoraho, washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumve amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amagurura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu ngo n'umuntu utari buramye igishushanyo cy'izahabu wakoze arajugunywa mu itanura ry'umuriro uguruma. Nuko rero hariho Abayuda wahaye gutwara igihugu cya Babuloni, aribo Saduraka na Meshaki na Abedenego, batakwitayeho Nyagasani, ntibakorera imana zawe, kandi banze no kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Umurongo tugiye ku yindi tice, Saduraka na Meshaki na Abedenego banga kuramya igishushanyo. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo babashyire umwami. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshaki na Abedenego, ni mwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amagurura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaraba igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya barajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Umurongo wa 16. Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera iba ishaka kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko
kuboko kwawe nyagasani. Ariko naho itadukiza nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze. Murumva aba basore batatu banze kuramya igishushanyo cy'izahabu, bemera kujya mu itanura ry'umuriro. Ariko muri iki gice tugiye gukurikizaho turabonamo ibitangaza bibiri byabaye, kandi n'aba basore kandi nabo bakomeje kwita ku izina ryabo, barakomera bemera kujya mu itanura ry'umuriro. Tubibonere muri iki gice Sadraka na Meshaki na Abedenego bajugunywa mu itanura ry'umuriro ntibashya. Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari mu maso he, hahinduka ukundi. Areba Sadraka na Meshaki na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ry'umuriro rirushaho uko ryari rikwiye kwaka karindwi. Maze atoranya abanyambaraga mu ngabo ze, abategeka kuboha Sadraka na Meshaki na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko baboha abo bagabo uko bambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari kubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi bisumira abo bagabo byarabatwitse. Murumva ko abo bagabo b'abanyembaraga ibirimi by'umuriro byarabatwitse, kubera ko bo ntibasengaga Imana, bari bazi ko bajugunyamo abantu batizera Imana, ariko barayizeraga bo ibirimi by'umuriro byarabatwitse. Icyo ni igitangaza cya mbere, kuko abari bagiye kujugunya abandi umuriro, ibirimi by'umuriro byarabatwitse. Tugeze ku murongo wa 22. Maze uko itegeko ry'umwami ryari kubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi bisumira abo bagabo birabatwika. Nuko abagabo batatu Sadraka na Meshaki na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko baboshywe. 24. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara cyane, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be bati, harya ntitwajugunyemo abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndarebamo abantu bane babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa kane irasa nk'iy'umwana w'Imana. Murumva ko hano Nebukadinezari yaratangaye cyane, maze amaze gutangarwa abona ko mu itanura ry'umuriro harimo abantu bane bagenda mu muriro babohowe, kandi ntacyo babaye, ntibigeze bashya, ariko yabonye ishusho y'uwa kane isa nk'iy'umwana w'Imana. Mbese iki si igitangaza? Imana yabanye nabo kubera ko bise ku izina ryabo, bagakomera ku izina ryabo, ntibatenguha Imana, kubera ko bari barigishijwe iby'Umwuka Wera mu buto bwabo. Tujye muri rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9. Rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, rikabakura mu mwijima rikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Turahasubiramo. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera,
aravuga ati kera ntimwari murababarirwa ariko ubu mwarababariwe, kera ntimwari ubwoko none ubu muri ubwoko bw'Imana. Rero ahangaha umurongo wa 9 ariko mwebwe muri ubwoko bwatoranyijwe. Twebwe Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi turi ubwoko bwatoranyijwe, turi ishyanga ryera, turi abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe ry'ayaduhamagaye. Kera ntitwari turababarirwa ariko ubu twarababariwe. Ese ibyo murabizi ko twababariwe? Twarababariwe. Rero twebwe natwe tujye dukomera ku izina ryacu nka bariya basore batatu bakomeye ku izina ryabo bakajya mu itanura ry'umuriro, kandi twabonye ko banze no kurya ibyo kurya by'ubwami kugira ngo batiyanduza. Tujye mu Batesalonike isomo rya nyuma, rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 23. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 23. Haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe kandi n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarinzwe, bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Imana y'amahoro ibeze, kandi tujye dukomera ku izina ryacu kuko ari abasore bane bakomeye ku izina ryabo, kandi burya bagiye mu itanura ry'umuriro ntibashya kubera ko bakomeye ku izina ryabo kandi bakita ku izina ryabo kubera ko bari bazi ko ari ubwoko bw'Imana. Rero natwe tujye twitwara nk'abantu, twebwe turi ubwoko bw'Imana, tujye twitwara nk'abantu b'ubwoko bw'Imana. Rero Imana y'amahoro ibeza rwose, kandi izadukomereze muri uru rugendo tugiye gukomeza, kandi Imana ikomeze iturinde mu izina rya Yesu. Itwi hangana tuzaba amahoro
twicishije bugufi dusenga. Data twese dukunda uri mu ijuru, waturinze kuva mu gitondo twaba turangije gahunda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana rero tubonye ko aba basore bane banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ubwami kandi bemeye no kujya mu itara ry'umuriro, warabasanze. Mana ibihererwe icyubahiro. Mana rero ujye uduha umutima wo gukomera kugira ngo tuneshe nk'ahariya abasore batatu uburyo banesheje umwanzi Satani, ariko wowe turabizi ko uri Imana kandi ushobora byose. Mana rero komeza uturinde ko icyo twibagiwe kidore uburuhuko bwa Yesu umucunguzi wacu. Udusezereshe umugisha wawe, naho utuzuza amahoro.